fata jewera fata wowe ivi nawe fata urekupa aho wahereye imyaka yose tubanye nta nisono nagira ngo ndebe kutekereza nk'umuntu w'umugabo hako ubu dufite ubwenge wa bugabo hagiye jya ribaza yuko ubwenge bwawe bujya bukora neza ahubwo abandi bagabo magana atatu i Kigali ariko mantuzi ko dutuye i Kigali barya badahinze i Kigali ngo amata batoroye i Kigali ibintu byose ni amafaranga wishyura umutekano wishyura inzu ugira ibintu byose ukoze wangize ukabyuka rota ngumbe magana biva no kuvuga ngo inshingano z'umugabo zakora zihe inshingano z'umurongo zakora ahubwo itundekura zakora ya nyako ananzana kwica inshingano z'abagabo zakora mfata gutyo kajya inshingano z'abagabo zakora inshingano z'abagabo ndagukubita inshingano z'abagabo zakora kandi reka mugenda ndagukubita inshingano z'abagabo zakora ndagukubita zakora inshingano z'abagabo zakora wewe ndagukubita inshingano z'abagabo uranduma ndagukubita zakurariye ndagukubita inshingano z'abagabo zakurariye wa murezi inshingano z'abagabo swear sana anje we telefone kanje gatoka rero cyagwereke aho wahereye urakira ubitaho ibi bintu ugenda birambiwe barayobwije ugenda birambiwe fata jewera fata wowe ivi nawe fata urekupa aho wahereye imyaka yose tubanye nta nisono nagira ngo ndebe kutekereza nk'umuntu w'umugabo hako ubu dufite ubwenge wa bugabo hagiye jya ribaza yuko ubwenge bwawe bujya bukora neza ahubwo abandi bagabo imyaka tubanye igiye kuzura hafi 4 gera ibi ni ibisazo biba bigufashe biturutse Imana ibihe bisazi yarari ibisazi ubura rwo watekereza bavura ubwo hadi kukujugugiye iyo myenda araguyiziho haguyize akoreka mubwire kwiri kwihangana k'umuntu guturuka nyine ndakubaza ni gutuza ukunkubita ibyo bigambo uri gusuka n'imyenda ubinkubita hejuru nk'iyo discipline ubikuye ntabikoze ntago wamenya ko biba byambabaje rero ese bereka nkubaza ikintu kimwe kandi nawe ushyire mu gaciro sibyo situbari byakine iyo byenda nari igifite nturanatekereza n'umunsi wari ngo umpa amafaranga njye kwigurira imyenda cyangwa wowe ubwawe ujye kuyigurira uyinzaniye muri uru rugo imyenda wasanganye nkiri umukobwa niyo ngifite nta n'umwenda mushyashya ndahindura iyo myenda ari ukuvuga ngo yambayeho nk'indangamuntu umuntu wese arayizi ko gifite inshuti zajya baki ntese ubu narashatse cyangwa ndaherekeje abana reka mbanza nkubaza bareka bazureke ndashaka amafaranga uyu munsi kandi iyi myenda wareba abantu uri buyifashishe wayigurisha wagira uti ntabwo ugiye gikereye ndashaka amafaranga 300 nona uraseka siki uraseka iki twumvikane ntugaseka igihe cyose uzazubona ntishimye tubyumvikane neza twumvikane igihe yose ubona ntishimye ntukansekeho urumva neza ntukansekeho n'ikindi gihe uri burandeba ibikize uri kundeba ibiki kumbira rero wamugane n'ikorosi rya rwamara nk'uko hano yavuga ariko reka nkubaze kwera ubundi reka nge mbashaka kubaza nk'ikibazo kimwe ikintu ubona mba naguhishe ni ikihe ku buryo ki ubyuka washikoye wasaze iyo myenda uvuga niba ari imyenda niba yari iki fata ikitwa ubwenda wose mfite iyi ndayikora uzi bwenda mfite wose ntabwo urara muri iyi nzu ndashaka 300 ayo nabwo uri kujya wowe guze dukeya nyuma yawe ndashaka yandi ndashaka 300 aka kanya njye kugura iyindi myenda
nta mwenda ashaka n'umwe. Tubyumvikane ibintu wihaye byo kumva ngo ndi umugore w'umutima ndabirambiwe be. Umugore w'umutima arabajya ahagarukira. Ese umugore w'umutima we ntabwo aba akeneye affection? Ese umugore w'umutima we ntabwo aba akeneye umugabo umwitaho akamuha ibyo akeneye? Kuko ubona ari nkwihorera ukabwira ati nta mafaranga afite nkabyumva. Ese uzabwira ngo nta mafaranga ufite kugeza ryari? Ese aba ari wowe ukora njye nta kazi mfite nkaguteraho ibi bintu gutya ayo mafaranga ntayo ufite igisubizo wama ni iki? Gute utayafite? Ese ari gute uburi w'umugabo wambwira ngo nta mafaranga afite? Bibaho? Gute umuntu umwe ko nta mafaranga afite? Gute uburi w'umugabo abwira umugore ngo nta mafaranga afite? Umugabo igihe cyose ahora ashaka igisubizo mu bibazo byose byawe. Biroroshye rero. So uvuga ngo umugabo ahora ashaka igisubizo. So ushaka imyenda, so ushaka amafaranga. Ayo mafaranga uvuze ntayahari, sibyo? Yaki? Banza wumve nyine, tega amatwi. So uvuze se ngo umugabo ahora ashaka ibisubizo. Sibyo? Ayo mafaranga uvuze yose kuryo ntabwo yabonekera rimwe, sibyo? Guhera uyu munsi ndaguha 5,000. Sibyo? Ushaka ikintu ubuguzemo uko nzambona amafaranga yaba 2 yaba 3 nzagenda nyaguha uguremo imyenda kugeza igihe uzumva ubaye satisfied ukumbura nyuzwe, sibyo? Nta mwenda w'ibihumbi 5 wijya kuntenga intoki. Nta mwenda w'ibihumbi 5 bugenda agira afite. Noneho guhera uyu munsi, sibyo? Guhera uyu munsi ndi kubivuga. Ayo mafaranga nta nayo nzongera, nta nayo nzanaguha yose. Uko yabanga niyo iki? Utazara iyo mikino ntanakwereka buri gitondo. Utazara iyo mikino baby. Kubwiza ukuri wowe bikubwire. Ni ntabona ayo mafaranga 300. Ni ntayabona. Ni kuri buboregeye uwodiho. Ni kuri buborereza. Nta misoro ufite ngo nayumva. Uyu munsi nakubwiye ngo imyenda utarayikuye hano ahubwo uri butekereza. Ndayitwika. Ndakwereka uwodiwe. Ndayitwika. Narobwire ko zaza nambara ubusa. Erega nta misoro arafite. Fata wayifashisha abantu bawe, wayiha abandi, wayigurisha ukabona uzude ko igenda irayihega wayigurishije ukabona baba na make. Hanyuma kehera se kutayigurisha. Ntabwo giye nkurisha. Giye bashaka gutwika cyangwa nkatanga. Rero gera ayiguhaye ugikoresha icyo ushaka n'amafaranga. Kandi si igishaka rwose. Biri seriye man. Ibyo bintu wazanyeho yabitete umuntu w'umugabo ahora ashaka ibisubizo by'urugo rwe. Bishaka igisubizo rero niba nta nayo ufite. Kandi ugiye vajye gukura imyenda aratazira gahunda. Baranigereje. Kandi nakuye ko nta mafaranga. Eki? Ese ukuye gwa nta nayo nzanago. Numva abayozi yahure cyangwa uzasohoka ujye. Ote harokora abantu bavuga ngo aba sponsor ugira. Sponsor bikorohereza. Sponsor mushakira. Rero umukobwa ushaka kuba umusirimu nanga imyenda myiza ukeneye ufite naho ugomba kuyigenda nazo utabikoma. Aho hano wenda kuzajya noneho nkwerurire no nkubwiza uko mubwira uko nta n'ikintu rwose ibyo bintu kuvuga bisobanuye kuri iki, sibyo? Niba wumva ukeneye imyenda mishyashya y'ayo mafaranga kuri urwo rwego ukabona situation yo mu rugo ahangaha ntabasha guhandaringa ibibazo byawe, sibyo? Aho hano wumva ushaka kuzagenda wambaye iyo myenda hashakira umusponsor. Ndarambiwe man, Jane AC ntuzangira kujya unsuzugura cyangwa nkangisha icyuri cyo hano mu rugo. Ubwo kwitwa umugore no kuba umuntu muzima birakunaniye, asigaye erura ujye mu muhanda bakubone. Erura wambara amakariso n'amamini ujye ugenda uheneye abantu. Utazanagira ngahari wenda ndagutinya. Uraza kumfatanya n'ibibazo umuntu amaze iminsi ari umushomeri nta kazi mfite, urabona ko ndi gushaka akazi ngo ubuzima buhinduke. 300 uzi cyari cyo. Ayo mafaranga wowe wari wayarebesha amaso yawe irayivuguruye pana kubivugisha umuntu. Mwiza nk'abandi rero guwara amatiriyari ngo ora muntu ngatunza amatiriyari utazi n'amazera yigeze. 300 i Kigali. Ariko muntu uzi ko dutuye i Kigali. I Kigali barya badahinze, i Kigali ngo amata batoroye, i Kigali ibintu byose n'amafaranga. Uyishyura umutekano, wishyura inzu, ugira ibintu byose ukoze. Wangize ukabyuka rota ngumbe magara biva. No kuvuga ngo ishigano z'umugabo zakura. Zihe. Ishigano z'umurongo zakura. Zakura. Ahubwo ito ndekura. Zakura ari. Ya nyako. Anga nzana kwica. Ishigano z'abagabo zakura. Azabona mfata gutyo kajya. Ishigano z'abagabo zakura. Ishigano z'abagabo. Ndagukubita. Ishigano z'abagabo zakura. Kandi reka mugenda ndagukubita. Ishigano z'abagabo zakura. Ndagukubita. Zakura ari. Ishigano z'abagabo zakura. Ndagukubita. Ishigano z'abagabo. Urando ndagukubita. Zakura ari. Ndagukubita.
Inshinga zakurariye wa murezi. Inshinga z'abagabo zakurariye wowe. Inshinga z'abagabo ari story. Akubyutse ukungura muri. Wowe inshinga z'abagabo zakurariye. Duwe ndikubwira. Witwa umugabo kubera iki? Wowe ntabwira ngo ntaga imyenda muyigurira. Gutubwira ko utagurira imyenda ariko. Gutubwira ko utagurira imyenda. Ndashaka 300 kandi nuna nayagabanye nta nayo nemera. Kari ko si urabwira burama n'ijana gufata nayo make. Reka nigende. Ndari gufata nayo make. Reka ngende. Urumva neza? Reka ngende ikibazo mfite nta mwabasha kujyana. Ni wowe ndikubwira hano. Mana uraramutse. Ngibihumbi 300 nayibona ngo nta nayuba. Skorari store ufite. Cyangwa wibagiwe yora kwatsikira uko ugomba kukibona. Nyikwaka inshuro zigahera. Nyikwaka inshuro zigahe. Jewe ubwaje waka amafaranga inshuro ryari. Ku buryo baduze uragisha ako pezo kuzanyica neza ukanyica ukankuramo n'umwuka koko urebe iki byose biri serious. Shombe 300. Izina ry'Imana wo mu ijuru. Wowe nushaka uzaje kuba indaya mu muhanda. Gwino hano ma. Gwino hano bawubwira. Kanza gukubitana no ubigora. Aso waretse. Ibishyi no hongera no kujya nkwereka ko byose. Ubora ugiye kunyica rode. Ngo make. Mabere ya nyoko. Yesu mwami Imana kirisito. Be tago bito. Ubundi buhora urwara ntabwo ujye ushaka amahoro mu rugo. Ndeka. Bawubwira icyo urashaka nta kintu nkeneye kumva. Nta kintu ngize gute mbisubire. Ripraka. Nta kintu nkeneye kumva. Ibyo ari byo byose nta kintu nkeneye kumva. Ripraka be. Sido. Reka nkubwire. Nta kintu nkeneye kumva. Bebe ripraka. Sawa. Eko kwa mana noneho praki baye praka buretse nkwereka niba buretse sovera uri praka ni praka be ukubita uko biri serious sebe yanyabyo kenda kuti ngwino hano bibabwira babibabore version yawe ya nyayo sawa ngwino hano sawa yego ko we uko bihinduye isura bya bintu nayenze kari praka ariko rero praka ibya ikindi kintu moshera be mbabwiza ukuri hari gihe nkora praka nayo bwaje nkabora koko gire ariko yirubugire ubwo yabwiye ubunyuma yakabera ubugiye kuzirya uzenda bigenze tevuga mwasabira imbabazi koko musabira imbabazi Imana Yesu aranyica none kuva yabivuze aranyica pe